Umukinnyikazi wa filime mu Rwanda witwa Nyambo ari mu mazi abira nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga rubanda bamwibasiye by'umwihariko n'abari mu ruganda rw'imyidagaduro Godfather Gasuku na DJ Brian. Ni nyuma y'uko bivuzwe y'uko kobwa ngo agira impumuro mbi byo mu Kinyarwanda tuzi nko kunuka. Uyu Nyambo iyi impumuro mbi akaba amaze iminsi isirikira ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga y'uko anuka. Byatangiye ubwo ku rubuga rwa X hasaga space y'uwitwa Godfather ari kumwe na Gasuku ndetse n'abandi batandukanye bari kuvuga kuri Nyambo. Gasuku ati turi kumwe ahantu hagati y'amaguru yaturukamo icyuka gishyushye hanuka nk'igisamaki. Ibi bikaba ibintu byatumye abandi bagomeza kumwibasira nka DJ Brian wigeze kuvuga ngo yigeze kwicarana na Nyambo yumva icyuka kibi cyane. Nka Godfather nawe ati Nyambo nuka nk'ikibonde. Mbese Nyambo yabaye Nyambo ku mbuga nkoranyambaga. Abamukunzi be ni mu musabiri. Ku munsi waje ku itariki 11 Ukuboza mwaka wa 2025 kuri chaîne ya MIE Empire INN muri Ndahabi haciyeho ikiganiro cya Titi Brown wamenyekanye muri couple na Nyambo. Gusa byaje kumenyekana ko ari ubushuti busanzwe. Aha Titi Brown yabajijwe ku bya Nyambo nta kirigeze bitangazaho. Yewe na Nyambo ngira ubwite muri iki gihe ntacyo arabivugaho. Dutegereje kumenya Nyambo icyo bivugaho, gusa ntago yorohewe kuko Nyambo yabaye Nyambo ku mbuga nkoranyambaga. Abamukurikira mbese bumiwe kubera ko Nyambo yabaye Nyambo. Nyambarano kuri Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'ahandi. Nyambo yabaye Nyambo. Ama-challenge atandukanye, amafoto atandukanye. Description hasi ngo uyu muntu se wamuzi umuziho iki? Muri comment bati nta wabuze byose cyangwa se nta mwiza wabuze inenge. Nyambo yabaye Nyambo rero. Gomeza bari natwe kwita Ifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi. Weho mushyashya wisanze hano ukane subscribe kugira ngo ugomeza ubane natwe umunsi ku munsi. Nge nitwa Elize Taifa ndabashimiye cyane.